atarwaye ati ntibibaho. Olivier atarasoza kuvuga wa mugabo ati warakoze. Olivier noneho biramucanga ati noneho se muziki ko ariko nkibona akazi aba nta n'ikintu na kimwe ndakora n'umushahara wa mbere ntarawufata ubu nagukoreye iki wa mugabo we wanyibeshyeho genda. Umugabo ati njye ugonze cya gihe igihe uze kwaka akazi. Olivier noneho yatangiye kugira n'ubwoba atangira kuvuga ati sorry mumbabarire nyakubahwa sinabishakaga byari impanuka. Kandi mu bitekerezo Olivier yatangiye no gukeka ko haba hari urugingo yaba yarangije igihe yamuhutazaga, maze umusaza mu ijwi rituje ati ninjye nyirizi kampani ukoramo. Olivier nta bindi yahise atekereza, yatekereje ko bagiye kumwirukana aba nk'ucitse intege, anatekereza ko agiye gusubira muri bwa buzima bwo kurya ari uko iwabo baciye inshuro. Biramucanga maze atangira kurira. Uwo bosi cyangwa se uwo mugabo yatekereje ko umuhungu afite ikibazo gikomeye cyane, nuko aramubaza ati bite kurira kandi uri mukuru, ceceka hatagira umuntu usanga uri kuririra hano. Umugabo ati wakoze neza, iyi poste ukoraho ndayiguhaye ariko uzayifate neza kugira ngo uzabashe kwitura neza undi muntu uzabona uyikwiriye. Maze boss ati ikaze mu muryango w'abagira neza, aho uhabwa amahirwe yo gukora ibyo ushoboye utabyirengagiza cyangwa ukikunda ugahabwa impano ikomeye cyane. Boss ati ndabizi wagiye uhura n'ibibazo byinshi ndetse binakugoye muri aka kazi, ariko wihangane byabaga byapanzwe. Abantu bose babonaga hano bose ni abantu bacu. Umuhungu wacu aho yarari yakomeje gutungurwa yibaza niba atari kurota, ariko akomeza gutega amatwi ku mikorere y'uyu muryango. Imana yacu yahabwa icyubahiro, amena. Bantu mwese mukurikiye iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru y'uyu musore wacu, ndabasaba kubaha buri wese kuko isi tubamo ni ishuri. Ibyo unyuramo byose rero bishobora kuba ari ikizamini wakitsinda ukagera ku ndoto zawe. Ni ukuvuga ngo